Greetings, mumeze mutese. Nizere ko FMC Pay account ziri kuba verified ku bwinshi. Murabona ko ningi imaje kuba verified. Ngira ngo muri kubibona amadolari 2.26 byamaje kugeraho. Wakirekeza naho ugakanda no kuri spot uhita ubona ko uhita ubona ko wahawe FMC Pay zingana n'igihumbi. Ariyo madolari 2.26. Ikindi kintu ugomba kwitaho, ugomba kujya buri munsi usura account yawe mu gihe itaraba verified, ugakanda kuri aka kantu gutya kigakandaho uhita uzukareba hano. Iyo itaraba verified biba hariho ijambo unverified mu ibara ry'umutuku nkuko muraza kubibona. Ndaje mbere ku kuntu ukora KYC ngire n'akandi kantu mbabwira mukora nk'amakosa mugatuma account zanyu zitaba verified. Dore mu gihe ugisura account yawe ugasanga hariho unverified, ugerageza wongere uyisubiremo ibe verified. Ikindi kintu ugomba kwitaho, ugomba kubika username yawe. Username yawe murabona ko iyi username ya account ni Samuel 023. Rero hari umuntu ufungura account ugasanga username ntayibuka, nibuka password, ubwo suba wumva account yawe wazayibona gihe ki. Rero buri munsi ujye usura account yawe urebe niba yabaye verified. Nusanga hagarutseho unverified wongere ukore KYC. Ngira ngo murabona ko iyi coin iri kuzamuka, murabona ko iri kuri 0.0022. aha ntabwo ariho yari iri. Ngira ngo izi kabiri ebyiri mubona hazane hariho amazero. Rero murabona ko iri kugenda izamuka. Mbere mbabwire ko batangaga 2,500 FMC zingana n'amadolari 5, barayamanura bayagira 1000. Niba utari kuyakorera uzibuka kuyakora bari gutanga 100. So ari ikintu cyo gihe nawe ngo izi coin uzibikeho. Ngira ngo ahangaha urabona ko iyi account ari kutubwira ko tugomba gukora KYC. Ari kukubwira ngo your account has not been identity verification, please complete identity verification. Uretse gato yamgira akantu mberekaho kambe nkuyeho. Mu gihe ugeze muri account yawe buri gihe ugomba kujya uzuka kanda ahangaha nkuko mbibabwiye gutya. Urabona ko iyi account iri mu ibara ry'umutuku bivuze ngo iri unverified. Rero ubusabwe gukora KYC. Ubusabwe gukora iki? KYC. Ushobora kuza ugakanda muri iri bara gutya, byose ni kimwe, ndetse kimwe nuko wasubira inyuma ugakanda ahangaha. Twihuse mbere ku buryo kibakora KYC neza cyane. Uremeza gutya ukongera ukaza ugakanda ahangaha. Ahangaha baguhitishamo icyangombwa ugiye gukoresha. Urakoresha irangamuntu, urakoresha passport cyangwa se driver license. Bitewe n'icyangombwa ufite ushobora gukoresha icyo ushaka. Uri n'umunyarwanda ufite perime cyangwa se passport nayo wayikoresha, kuko KYC zikunze guhita zihuta kurusha gukoresha ID card. Abantu bari Burundi namwe ID zanyu ziragoye cyane. Bibaye byiza ufite passport cyangwa driver license cyangwa se permit byakorohera kuruta gukoresha irangamuntu yanyu. Turahitamo ID card, duhite tukanda ahangaha. Tugikanda ahangaha hano baduhereza table. Iyi table ngiye kubereka ukuntu ugomba kuyuzuza neza. Ngira ngo urareba ukuntu maze kuzuza iyi table uko baba babigusaba. Ahangaha kuri Rwanda ugomba kuza ukandikaho igihugu cya ahangaha kuri country region uhitamo igihugu cyawe. First name ugomba gushyiraho izina ryawe ribanza. Hari abantu mukora amakosa ugasanga izina rye ribanza kuri ID cyangwa se irangamuntu ye cyangwa se ikindi cyangombwa cye, ugasanga izina ritangizwa n'inyuguti nkuru ariko waryanditse mu nyuguti ntoya. Murabizi irangamuntu zo mu Rwanda izina ritangizwa n'inyuguti nkuru, izina rya mbere first name. Last name ni mu nyuguti ntoya ariko igatangizwa n'inyuguti nkuru imwe ya mbere ibanza. Ubwo ari nka Mi Esther murabona uburyo nabyanditsemo. Abanza mu nyuguti nkuru, ahera abangizwa n'inyuguti nkuru ariko mu nyuguti nto. Ugahita uza hano kuri birthday, igihe itariki y'amavuko, igihe yavukiye, ushyiraho ibisa n'ibiri ku cyangombwa cyawe, apana ibintu wihimbiye. ID card cyangwa se card number, ahangaha ugomba gushyiraho nimero y'irangamuntu yawe cyangwa se ikindi cyangombwa. City, aha naho hakunda gucanga abantu. Ahangaha kuri city ushyiraho umujyi uri ku karere uri ku irangamuntu yawe. Ubwo niba
akarere kawe ari Bugesera ugomba gushyiraho Bugesera ko ari wo mujyi. Niba umujyi wawe hariho akarere kawe ari Nyarugenge ugomba gushyiraho Nyarugenge ko ari wo mujyi. Rero ahangaha city ni Bugesera na district ni Bugesera. Rero ushyiraho umujyi w'akarere kari kwiranga umuntu yawe. Hano ugahita ushyiramo akarere kawe, address ni umurenge uri kwiranga muntu yawe. Urabona ko nashyizeho Gashora. Icyitonderwa hano mu Rwanda twebwe ntabwo irangamuntu zacu zigira expired. Ahangaha mu gihe bitariho ugomba gushyiraho ibi ngibi, ugashyiraho 2060 mu kwa kabiri ku itariki ya mbere. Ahangaha uba ugomba kubishyiraho nk'uko nabikoze. Washyiraho 2060 ku ya mbere z'ukwa mbere byose ni kimwe. Icyo mfa no gushyiraho 2060. Iyo ifite igihe bizarangirira biriho ubishyiraho, ariko mu gihe bifite ushyiraho ibi ngibi. Wabisoza byose uhita ukanda confirm. Ugikanda confirm ahangaha bakubwira ko ugiye gufotora icyangombwa cyawe. Ndaje mbereke uburyo bugera kuri 2 ushobora gufotoramo icyangombwa cyawe, account yawe ikaba verified nta yandi mananiza. Ndagira ngo tugendane. Ngira ngo murabona ukuntu maje gufotora ibyangombwa byanjye. Nifashishije iyi karita ya REG kugira ngo mbereke buryo ki ugomba gufotora telefone ihagaze. Urabona hano kuri front side ugomba gufotora telefone ihagaze, ifoto yawe ikaba irimo neza. Ikindi hari abantu bafotora rimwe ugasanga ntago basubiyemo. Iyo ufotoye bwa mbere ifoto ibisa nabi ugomba gusubiramo ifoto ikabisa neza. Urabona aho twakita ko ari front side imbere hiranga muntu, ubwo ngiye nahageze hano kuri REG kuri iki kimenyetso, hanyuma back side na hepfo kuri aka bara k'umukara. Kanongere mbere ku buryo ki wayifotora telefone itambitse kandi nabyo bigakunda. Ngira ngo urabona uburyo ushobora no gufotora telefone yawe yitambitse. Ibi mbikoreye kugira ngo hari abantu usanga telefone ihagaze, ifoto y'icyangombwa cye ntabwo iri kugaragara. Ushobora guhita uyitambika noneho kikaza kirimo neza nk'uko nabigenje. Ibyo ubishoje byose uhita ukanda hano kuri continue. Iyo ugeze aho bakubwira ngo unverified gutya, bakakubwira ngo please complete your face verification, hano ugiye gufata ifoto igaragaza mu maso yawe. Hari abantu bafotora ifoto ugasanga ifoto itagaragara. Ahangaha ni mu gihe kamera yawe ya selfie idakora, hereza mugenzi wawe agufotora akoresheje back camera, agufotora ifoto igaragara neza. Rero ahangaha turakanda kuri continue hano, hanyuma twifata ifoto. Iyo umaze kwifata ifoto barakubwira ngo processing, ugategereza. Nyuma yo gushyiramo isura yawe bihita biza gutya ngo bahita bakubwira ngo your account is current under review. Hano baba bari kugenzura ibyangombwa byawe. Uhita ukanda hano ukaza kuri back, ugahita uscrollinga gutya. Urabona ko hano hahise hazaho 0, ugahita uza hano ukareba uko bimeze. Urabona hano biri pending. Hano iki gihe KYC yawe ibiri pending. Rero buri munsi ugomba kuyisura ukareba ko hajeho ibara ry'icyatsi muri verified, wasanga hagarutseho umutuku ukongera ukayikora. Buri munsi ugomba gusura account yawe. So rero video itaba ndende, nabonye mugira ubute bwo kureba ibafitiye inyungu. Murakoze cyane. Ubwo iyi ngiyi ni ibaye verified, hano urabona byahita bigira bite, byahita haza amadolari. Nakoresheje ibyangombwa kugira ngo mbereke urugero rw'uburyo mugomba gukoramo KYC na attention mugomba kugenderaho.